Yesu agiye kujya mu ijuru, yabwiye abigishwa be bose, muzahabwa imbaraga nshya, umwuka nabamanukira, bose bagiye Yerusalemu, bategereza isezerano, hashize iminsi 10 gusa, bose buzuzwa umwuka wera, bose bagiye Yerusalemu, bategereza isezerano, hashize iminsi 10 gusa, bose buzuzwa umwuka wera, ab'i Yerusalemu bose batangazwa n'ibyo bibaye, bose ab'i Galilaya bakavuga mu ndimi twumva, n'ukuri basinzira, abandi bagize ubusinzi, abumvise ibyo bitangaza, bati ibi ni ibiki bibaye, n'ukuri basinzira, abandi bagize ubusinzi, abumvise ibyo bitangaza, bati ibi ni ibiki bibaye. Petero abwira abantu bose ijwi rirenga yeruye ati, uwo mwabambye mukamwica, niwe ukoze ibi bitangaza, Yahweh yarabihanuye yuko mu minsi y'imperuka abasore n'abasaza bazuzuzwa umwuka wera. Yahweh yarabihanuye yuko mu minsi y'imperuka abasore n'abasaza bazuzuzwa umwuka wera. Iryo sezerano ni ryawe, wirinde utanyirengagiza, muri ibi bihe bikomeye rwose usabe uwo mufasha, umwuka wera n'umufasha, atuyobora iminsi yose, niryo baba ry'abizera rizatugeza iyo mu ijuru. Umwuka wera n'umufasha, atuyobora iminsi yose, niryo baba ry'abizera rizatugeza iyo mu ijuru. Tubifurije Pentecote nziza mwaka wa 2025. Iyi ndirimbo itwibutsa byinshi ku munsi wa Pentecote. Muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 turi Nyarushishi, hari kwa gatandatu dukora repetition y'indirimbo tuzaririmba ku cyumweru ku munsi wa Pentecote. Iyi ndirimbo rero niyo yari twuzuye, turagenda tujya kuryama tuzi yuko turi buzinduke tujya mu iteraniro tukayiririmba ku munsi wa Pentecote, tukuzura umwuka wera. Byagenze gute? Tubyutse mu gitondo twasanze inkambi yose ya Nyarushishi aho twari turi bakeya rwose, igoswe n'interahamwe nyinshi wagira ngo ni ishishi. Yego, hanyuma nubwo babwinshi umuntu wese akumva ko birangiye, ariko umugambi w'Imana nta wawurondora, nta muntu upfa mbere yo gupfa. Igihe kitari cyagera Imana irakurengera mpaka isoje umugambi igufiteho. Ntabwo tuzi uko yababwiye, ariko twagiye kubona tubona barahindukiye
basubiyeyo nuko turasigara. Imana yakoze igitangaza rero, nyuma twaje kumenya yuko ari umukuru n'ubundi wa gendarmerie w'icyo gihe, imuha amagambo akwiriye, arabibabwira, bagenda bishimyeho kugira ngo bagende barakaye. Twaje kumenya ko yababwiye yuko ngo bagomba kutubikira Abafaransa baza bagasanga hari abo biteguye kugira ngo babereke uko bakoze umurimo. Imana rero dutabara gutyo, tuva mu bwoba bwinshi, tubona Imana idukora igitangaza. Turavuga tuti uko umwaka utashye tuzajya dushima Imana yaturinze urwo rupfu rwari rutwegereye icyo gihe ku munsi wa Pentekote, yarangiza ikatwuzuza umunezero uturutse mu mwuka wera. Twageze aho turagenda tujya gusenga, turanezerwa, turishima, twumva dushimye Imana iturinze icyo gihe. Turashima Imana yatwongereye imyaka yo kubaho, kandi rwose ntabwo twayipfushije ubusa. Hamwe na Yesu yagiye adushoboza, kandi dukomeza kubwira Yesu ngo ntabwo tuzamuhombera. Imbaraga ze zidushyigikiye, tuzarushaho gukorana nawe ibitangaza. Yesu abaha umugisha. Amen. Amen. Turabakunda. Amen.